Abakunzi bacu rero turabasuje muri hirya hino mu gihugu, abari mu Rwanda, mu mahanga cyane ko naho tugerayo, ndetse n'abari mu ntara zitandukanye z'igihugu. Dufite umutumirwa n'umuyobozi wa kampani ikomeye y'ubwishingizi bw'ubuzima, ndetse aratubwira no ku zindi produit nshyashya bafite. Twamuha umwanya rero agatangira twibwira ndetse atubwira n'ibijyanye na kampani abereye umuyobozi. Murakoze, nitwa Sam Rukundo, nkaba ndi CEO wa HPG hano mu Rwanda. HPG umuntu yumvise bwa mbere HPG itubwiraho mu magambo make. HPG ni kampani ikora ibikorwa bitandukanye harimo na assurance. Ni kampani imaze imyaka igera muri 5 ikora. Ni kampani y'Abanyarwanda ikorera mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, itanga ubwishingizi butandukanye harimo kwivuza, kwiga n'izindi zigiye zitandukanye nk'uko turaza kuzigeraho. Nagira ngo mubaze ni irihe tandukaniro HPG ifite hagati y'andi assurance bwira Abanyarwanda n'abadukurikiye, bakatubwira ibihe bitandukaniye kugira ngo bamenye babashe kuba bagana HPG assurance igiye kubafasha mu kwivuza. HPG itandukaniye n'andi assurance ntabwo ari hanini cyane, gusa harahari nk'uko musanzwe mumenyereye uburyo assurance akora. Aho bitandukaniye, HPG ikorera mu bihugu byinshi. Icyo ni kimwe, yorohereza buri muntu wese uje mu Rwanda cyangwa se umunyarwanda uba mu Rwanda, umunyamahanga wenda wifuza kuza mu Rwanda kuba yakwivuza. Ifasha buri muntu kandi wese, yaba ari umusingo cyangwa se abo bita ingaragu, yaba ari famiye, yaba ari group, ikigo cyangwa amakampani, amakoperative, abo bose nta n'umwe badaha ubwishingizi. Kandi ubushobozi bwose waba ufite muri HPG ushobora kubonamo ubwishingizi. Ngira ngo mwikomojeho yuko HPG ikorera mu bihugu bitandukanye, ngira ngo ni igisubizo cyiza ku Banyarwanda no ku bagana u Rwanda, niba bashobora guturuka hanze bakaba babona aho bifuza mu bihugu byabo. Ndagira ngo ube waspecifyinga cyangwa watubwira ibyo bihugu cyangwa utubwire uburyo ki aho HPG igera n'aho itagera kugira ngo tubashe kubibwira. Murakoze cyane. Ibihugu HPG bikoreramo ni muri Congo, DRC, i Burundi, muri Kenya, mu Buhinde, ndetse no muri USA, muri Amerika, muri Zambia, muri Djibouti no muri Maroc. Aho hose HPG imaze kugerayo kandi imaze gufungurayo ibikorwa bigiye bitandukanye. Imaze kugirana amasezerano n'amafarumasi akomeye yaho n'amahopitale akomeye yaho. Abantu bo muri ibyo bihugu ubu bisigaye biborohera cyane kuba baza mu Rwanda bagafata assurance, bakumva yuko naza mu Rwanda azivuza, yasura niwaba akivuza. Kandi byatugiriye akamaro nk'Abanyarwanda gutekereza gukora muri ubwo buryo, kubera ko hari ikibazo twakundaga kugira, njye niko nakibonaga se cyangwa n'abandi tubitekereza kimwe. Hari abantu batabashaga kuza mu Rwanda kubera ko babaga bafite impungenge, n'indwarira mu Rwanda bizagenda bite. Ugasanga rimwe na rimwe si no mu Rwanda gusa, no muri Afurika. Niyo mpamvu twifuje kwambukiranya imipaka tukagerageza kugera ku migabane yose. Icya mbere twungutse mu gukorera mu bindi bihugu, twabonye abantu bafunguye business nyinshi mu Rwanda nyuma y'uko tumaze gukorera mu bihugu byabo, bakumva yuko azaza mu Rwanda agakora business, yasubira n'iwabo akivuza no mu Rwanda yahivurije. Kandi barahari nka bigo bigiye bitandukanye, twaza kubibereka, twakoranye tuvuza, byagiye biza mu Rwanda ari uko twamaze kubiha assurance yo kwivuza. So urumva ko rero hari inyungu nyinshi zatumye twifuza gukorera hanze y'igihugu, kandi turifuza kugera mu bihugu byinshi bishoboka, nibura n'abantu bo mu mahanga, muri Aziya, muri Amerika, i Burayi,
no mu bindi bihugu bya Afurika, nibura bajye bavuga bati hari ikigo bita HPG gikorera mu gihugu cyacu ariko gikomoka mu Rwanda. Mu Rwanda turacyafite ibigo bikeya bikorera hanze y'igihugu. Byinshi tumenyereye ni ibigo usanga bituruka ahubwo hanze y'igihugu. Natwe nk'abanyarwanda rero dukwiye kugira ibigo bikomeye bitanga serivisi zikomeye, abanyamahanga bakwiye kudukeneraho cyane. Ariyo mpamvu HPG yifuje gukorera mu bihugu byinshi bishoboka. Uyu munsi kugira ngo ugire amahirwe yo gukora nka assurance mu gihugu cy'Ubuhinde ni ibintu bitoroshye cyane, byanadutwaye imbaraga nyinshi. Mu Buhinde ntabwo ushobora kuhasanga assurance nk'izi ngizi dufite mu Rwanda. Habayo ama-company bita healthcare. Kugira ngo ubone connection yo kubona abapartners ibitaro birenga 156, urumva ko ni ibitaro byinshi cyane. Umuyobozi wa HPG twagira ngo tubaze abanyarwanda n'abagana u Rwanda bitega iki mugiye kongeramo. Urabona nk'ama insurance menshi agira uburyo yevaluatinga ama products yabo, produits zabo. Bitega iki nk'agashya mugiye gukora muri HPG kugira ngo bamenye yuko HPG irimo kugenda ihanga udushya mu bijyanye na assurance, nkuko mwahanze udushya mukaba mwakora produit itagira limit. Bitega iki abanyarwanda mbese mu bijyanye no guhanga udushya muri assurance? Abanyarwanda tubafitiye byinshi ku bufatanye n'inzego za leta zibishinzwe. Turifuza kongeramo, si no kwifuza, twamaze kongeramo izindi product zitari medical. Twongeyemo education, twongeyemo funeral group, twongeyemo iyo bita Tunga, twongeyemo loan protection niyo bita Traga. Izo zose twazongeyemo, ndetse turifuza kongeramo ibindi bikorwa no kwagura ibikorwa, harimo gushaka uburyo buri munyarwanda wese ku rwego rwe, guhera ku muturage wo hasi winjiza amafaranga make ashoboka kugera ku winjiza amafaranga menshi. Turifuza yuko mu by'ukuri buri muturage wese yagerwaho na serivisi z'ama-assurance. Buri muturage wese yagerwaho na serivisi z'ama-assurance, akabasha kwivuza, akabasha kwishingira umwana ku ishuri, akabasha gukora business, akabasha kubaho mbega azi ko ubuzima bwe bushinganye bwasiriye. Cyane ko abaturage bo mu Rwanda abenshi bo mu byiciro byo hasi binjiza amafaranga makeya, nta nubwo barasobanukirwa assurance. Uretse no kuba bazibamo, nta biciro byari bihari bishobora kumanuka ngo begere umuturage wo hasi. Umuturage ubasha kwinjiza ibihumbi 30 ku kwezi abasha kubona assurance mu maproduit ama-assurance yo mu Rwanda yacuruzaga. Ikindi ni uruhare rwa assurance mu bukungu bw'igihugu. Icyo nacyo twakirebyeho cyane, uruhare rwa assurance mu bukungu bw'igihugu, gushaka uburyo niba assurance yambukiranya imipaka, urwo ni uruhare rwa assurance kugira ngo ubukungu bw'igihugu buzamuke, kuko haba hari ingero nyinshi zigiye zitandukanye z'abantu bagiye baza mu gihugu gushoramo ama business kubera serivisi tuba tugenda dutanga. Turumva icyo birimo guteganya kuba mwageza ku banyarwanda no guhanga udushya mu bijyanye na assurance ari byinshi. Mwadusobanurira uburyo ki produit ya medical insurance uburyo ikora, n'uburyo mutanga assurance ku miryango, n'uburyo mutanga ese mugendeye ku buryo ayandi assurance atanga ubwishingizi, mwebwe bimeze gute kugira ngo mudusobanurire n'uburyo ki produit yanyu ibiteye muri rusange mu bijyanye n'amabenefit? Muri medical nuko natangiye mbivuga, umuntu uwo ari we wese ashobora gufata assurance, yaba ari umwe, yaba ari famille, yaba ari group. Amalimite tugira nta malimite tugira. Dutanga limite ku ndwara zidakira. Indwara zidakira nizo dutangaho limite. Kuri maternity dutanga limite ho mu bihumbi bigera muri 750. Kuri famille, ku bantu ba famille cyangwa se 1,250,000 ku
ku makampani. Amenyo dutanga limite ariko y'amafaranga menshi iri mu 250 inifuwa uko umuntu agiye kwivuza. N'amaso nuko urebye ntago iba ari limite, kubera ko wenda ibyo ngibyo babishyiraho. Hari abantu bajya kwivuza nk'amenyo ugasanga agiye gusongoza iryinyo, gushyirishamwo akanyinya. Ntabwo ubwo buba ari uburwayi, burya inshuro nyinshi niho umuntu atanga limite, ariko ku burwayi bwose busanzwe nta limite. Limite ibaho kubera ko hari abakoresha assurance nabi. Abanyarwanda nabo dukwiye kwiga gukoresha assurance. Ugasanga umuntu agiye gukoresha montire za lunette, aravuze ati genda ashaka izifite uturingo hano. Nibyo n'uburenganzira bwe, ariko hari biba bigomba kumvikanwaho hagati ye na assurance. No kumenyo nuko umuntu kumva ko kuba adafite inyinya cyangwa se kugabanya inyinya ntabwo wari uburwayi buhambaye cyane, ariko izindi ndwara zose barazikavaringa. Yes, mwakoze rero kubana natwe, mwumvise bitandukanye ndetse mwumvise umwihariko wa company ya HPG. Mwumva n'impamvu mukwiye kwigana kugira ngo ibahe ubwishingizi ndetse mubone kuri izo serivisi zitandukanye batanga. Turabararikira rero kuzakomeza kubana natwe mu biganiro bikurikira, tukomeza kuganira n'abayobozi b'iyi company ndetse bakomeza kudusobanurira ibijyanye na produit nshyashya bafite. Murakoze rero kandi mukomeze mugire umugoroba mwiza.